urugero Saba yaza kuba atagikunze umugore we ntabwo yagiye gusimbuka inkuta. Yes, reka tubasuhuze abakunda Click Media, twongere tubahe ikaze kuri Click Media. Gendi the Click nko musanzwe bimenyereye, mbanze mbisegure ko tumaze igihe kinini tudakora ibiganiro byacu nkuko bisanzwe, ndetse twisegure no kubatumire bacu batandukanye mwamenye benshi cyane. Ubu ngubu nyeka ko nabo bari buze kudukurikira mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko tukaba twagarutse ndetse tukaba twishimiye kubana namwe, ari nako dusaba dukurikira bwa mbere guhita mukora subscribe ku biganiro byacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'umuntu ukomeye cyane, ndetse tukaza kuba tumwakira kugira ngo tuganire ku biganiro by'uyu munsi. Turaza kuba dufitanye nawe, ni umuntu muzi cyane, akaba ndetse ari buze kuba tuganira nawe uyu munsi kandi tukazamugarura ikindi gihe. Ni The Wise, ndakeka mu biganiro byahise, kandi akaba yaragiye baha inama zitandukanye. The Wise rero akaba ari umubyeyi, ndetse benshi mukamuzi ku kazina ka aka The Queen, ndetse Mama Diaspora. Akaba ari umwe mu bakurikirana showbiz nyarwanda, ariko we akayikurikirana nk'umubyeyi, akayirebera mu rundi ruhande rutaro rwo gutwika, aho agenda bamujyanama ku bintu bimwe na bimwe. Atugira inama cyane mu bintu tugenda dukora buri munsi, nubwo adakunda kwintervena, ariko uyu munsi akaba yashatse kugira ngo yintervene kubera ko hari ikibazo kireba umuryango, kandi akaba ari umubyeyi atabyihanganira. Reka tumuhe ikaze, ari kunyumva ndetse namwe kugira ngo mumwumve. Turabanza tumwakire. The Wise, uratwumva? Ndabumva The Click, ndabumva. Tuguhaye ikaze nanone kuri Click Media. Mama Diaspora, aba Diaspora bose baragukunda urabizi, ndetse n'abari mu gihugu mu Rwanda bari bagukumbuye. Ni ukuguha umwanya nk'iminota 2 ukanza ukabasuhuza, ndetse ukababwira aho wari uvugiye mu biki. Muraho neza, nezere ko urakoze. Ndabanze kugushimira kuba munyakiriye, Imana ibahe umugisha. Ariko nukuri ndabakunda, nanjye abankunda ndabakunda, kandi batankunda ndabakunda. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Ubundi Mama Diaspora bari umuntu ukomeye. The Wise, urumva The Wise nyine umuntu utangira izo nama, urumva inama zawe zigera ku bantu benshi. Hari abantu baduhaye message batubwira ko bakunda ibiganiro byawe, ngo uri umumama uvuga utuje, akaba kandi kubera bumva n'ururimi rw'ikinyarwanda cyane cyane, ko bavuga ko bakunda ijwi ryawe, ngo ufite ijwi ryiza cyane. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Yego, turakwishimiye cyane. Uyu munsi rero tukaba twagarutse kubera ibintu byinshi waratwandikiye nyuma yo kubona ibintu biri kugenda bivugwa. Tukaba turi bugaruke mu bintu biri kuvugwa mu Rwanda cyane, ariko bijyanye n'umuryango, dore ko ibivugwa mu Rwanda ni byinshi cyane, kandi byose ntago biba abantu babigarukaho. Icyo turi bugarukeho uyu munsi, tugiye kugaruka ku makuru ari kuvugwa ku miryango 2 mu Rwanda, ariko y'abantu bazwi, bikaba byaratumye n'abandi bantu bose baba nkaho bibareba, nubwo bose bagenda bifata mu ruhande, ariko ukaba warahisemo gufata urundi ruhande. Ni inkuru iri kuvuga kuri Sabin Murungi Sabin, ndetse n'uwo bita Ngwino Ndebe. Uyu nguyu akaba nawe ari umuntu uzwi, ni abantu mu Rwanda bakurikiranwa cyane. Sabin nawe akaba ari umuntu ukurikiranwa cyane. Hakaba hari amakuru amaze iminsi ari kuvugwa, yaho tusubiye inyuma gatoya byagiye bivugwa ko aba bakobwa bafitanye umubano usanzwe na Sabin, nk'abantu bakora ibintu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga, bakaba baragiye bavugwaho amagambo agiye atandukanye. Hakaza umugabo w'uyu Ngwino Ndebe avuga ko hari ibintu akeka ku mugore we na Sabin, ariko mu busanzwe ibyo tubona n'amaso nuko ari abantu bakorana ibiganiro, ndetse Sabin akaba avuga ko yabafashaga, nabo bakavuga ko ari abantu bakundana. Hari n'ibintu bigezweho ngo by'ababesto, bakabashaka ko ari abantu bari bafite umubano usanzwe. Ariko mu minsi ishize, ndakeka ari iki cyumweru turimo cyangwa icyumweru kiri gushira, habayeho saga, hagaragara amashusho agaragaza ibintu bitandukanye, aho Sabin yagaragaye yaguye, yavunitse, bikavugwa ko yaba yaravunitse yagiye kureba abo bantu. Kureba umuntu si ibintu biteye ikibazo, ariko ndi gushaka kugira ngo mbice kure gato. Ariko nta magambo yagiye avugwa n'abantu ko bari mu rukundo mu ibanga, ariko nanone bakaba uyu mugore afite umugabo, aho Sabin ashinjwa gusenya urugo. Gusa ibyo bikaba ari amagambo gusa. Aho yavunikiye byagaragaye ko hafitanye isano
n'imiryango y'uyu mugore ndetse n'uyu mugore akagaragara muri video benshi bagahita bavuga ko bari bavuye gukora iby'abakuru gukora ibyo bise ubusambanyi ariko ibyo nabyo bikorwa n'abantu benshi kubera ko ari abantu bazwi byafashe iyindi ntera ku buryo wifuje kugira icyo wabivugaho. Ndashaka mbanze nkubaze iyi saga waba warayikurikiranye, ese ni ikihe waba uyiziho, amavideo yose n'amagambo ari kuvugwa wowe ni ikihe ubiziho? Murakoze. Iyi video ya Saba ari aryamye hasi bisa naho yari afite ububabare, narayibonye ntabeshye, nayibonye hari mu gitondo. Yego. Saba ndamukunda, ni ukuri Saba simuzi, ntabwo turavugana, ariko ibikorwa bye byatumye mukunda. Nkibona iriya video aryamye hasi naraturitse ndarira. Ni ukuri narababaye mbwira Imana kuko ari Saba bitabaye undi, kuko Saba ni Saba afite isura ye y'umuntu ukora ibintu byiza. Yego. Nicyo cyatumye mukunda, narayibonye video igaragaza Saba ari hasi yababaye, hari amagambo menshi yayiherekeje ndetse hakaba harimo ibigenda bizanamwo umuryango wa Saba, afite umugore afite n'abana. Aha ngaha hakavugwa ko Saba ibiri kuvugwa kuri video bishobora kuba byamusenyera urugo. Tugiye mu biri kuvugwa wowe wabyakiriye ute nk'umuntu w'umubyeyi, dore ko uri na mama diaspora n'abadiaspora benshi bajya bagusaba inama, wowe nk'umubyeyi ubaye nk'umubyeyi w'umwe muri bariya bavugwa muri iyi nkuru wumvishe wabyakiriye ute? Mu by'ukuri bavuze byinshi, bavuze byinshi. Saba yaguye, Saba yasimbutse, ni ukuri no kubivuga ndumva akanwa kanjye ubundi ndumva afite isoni zo kubisubiramo, ibyavuzwe ni byinshi. Yego. Ariko ibyo byose bitavugirwa kuri Saba bikavugirwa ku wundi muntu. Noneho rero ibyaba sinzi ni kuvuga ndumva afite urumeza, ndumva afite urumeza n'agahinda kenshi kuvuga kuri Saba. Yego. Kuko Saba ntabwo ari umuntu uwo ari we wese. Saba ntabwo ndeba ngwino urebe, kandi ngwino urebe nawe ni umubyinnyi. Reka mbanzirize kuri Saba kuko Saba niwe muntu isi yose baramuzi, n'umwana aramuzi. Uwo mwana wavutse uyu munsi azamenya Saba. Ntabwo byagombye kuba byarabaye kuriya. Yego. Nta nubwo ibyavuzwe Saba ntabwo yagombye gutuma byaramuvuza, ntabwo yagombye kwemera ko bimuvugwaho. Ariko rero nyirabayazana ni Saba. niho mita mvuga ikibazo nari mfite mu mutwe. Urakoze cyane kuba ugeze naho ngaho, wenda ntabwo ari guca mu ijambo rero tukomerezaho. Waba uvuze ngo nyirabayazana ni Saba, ni naho nari mfite ikibazo. Ese nk'umuntu ukurikirana Saba buri munsi, hari ibimenyetso wari waratangiye kubona ko ibi bintu ushaka kuzagera hano kuri Saba? Oya, icyo ntabwo nakivuga kuko Saba simuzi. Abwe bwa buri munsi ntabwo mbuzi. Njyewe narebaga ibyiza akora mu bundi buzima bwe buri inyuma, ntabwo nzi. Uretse ko ku ma YouTube bavuga ibi n'ibi, bakavuga ibingibi, bakavuga ibingibi, kandi nta wabuza abantu kumuvuga. Yego. Nawe barakuvuga, nanjye wenda baramvuga. Baravuga ngo utagira abadayimoni aba nta n'abamarayika agira. Nibyo. Abamarayika batugendaho, iyo tugomba gusenga cyane kugira ngo abamarayika bacu baduproteje. Baduproteje iki? Baduproteja abo badayimoni. Nta muntu batagira bamwanga, nta muntu batagira n'abamukunda. Yego. Havugwa utuntu n'utundi.
ahangaha rero mu biri kuvugwa hari kuvugwa nko gucana inyuma kw'abashakanye. Sabe nigo aracyari muto, ni umujene ariko afite umuryango, ndetse n'uriya wundi bari kuvugaho mu nkuru ngwino ndebe nawe afite umuryango, nubwo bivugwa ko bashobora kuba baratandukanye, wenda umuntu atabisubiyemo cyane bivugwa ko ari na Sabe watumye batandukana, nibyo bivugwa, nta muntu bifitiye gihamya, ariko niko bivugwa n'umugabo we yigeze kubivugaho. Ariko hajemo gucana inyuma kw'abashakanye. Iyo umugabo n'umugore hajemo gucana inyuma, icyo kintu nk'umuntu w'umubyeyi ku bana ubu ngubu bigezweho, ni iki wabivugaho ko bimeze nk'ibintu byeze cyane ku bashakanye ubu ngubu? Gucana inyuma k'umugore n'umugabo ni ikintu gikomeye cyane kandi ikintu kitari cyiza mu muryango. Ni ikintu kizana umuvumo mu muryango, cyane cyane ku muntu wabyaye ufite abana. Umenye neza ko uwo muvumo uzawusiga abana bawe n'abuzukuruza uwo muvumo, waba umuvumo wo kwiba, waba gusambana, waba kuroga. Iyo bintu byose ukora bizakurikirana umuryango wawe wose. kuko kandi gusambana burya nta bantu bihira. ntabwo nk'urugero, hari abantu bari inshuti zacu, noneho uwo mugabo wa mudamu yarasambanaga rwose. umugore yageze aha akavuga umugore biramunanira, kuko umugabo niwe wari utunze urugo, nawe winjizaga amafaranga menshi mu rugo. umugore yageze aha ararekura rwose ati azajye yigendera. uwo mugabo yanaryamanaga n'umukobwa w'umuntu ukomeye cyane ku bihe byashize. umugore yarekura, ubwo noneho mu gitondo mbere yo kujya ku kazi umugabo akabyuka akabanza akajya kwa wa mukobwa. noneho njyewe twahanyura n'umugabo wanjye tugiye ku kazi tukabona imodoka yiparitse kwa wa mukobwa. ubwo nkabwira umugabo wanjye umbabarire ntuzankorere ibi ngibi. ubwo umugabo arabikomeza. uwo mugabo wa nyiri iyo modoka yageraga guparika mu gitondo nimugoroba. icyamubayeho nyuma rero muri 1992. ni kera, ni cyane kumva ari ibya kera. ni 1992. noneho uwo mukobwa bajyanaga mu bukwe. umugore we ntabwo yajyaga amujyana mu bukwe. baza kujya mu bukwe, agombe kuba hari muri Huye, ibintu nk'ibyo. noneho batashye, umugabo yari yicaye hagati, umushoferi wari utwaye, uwo mukobwa yicaye ku ruhande, bari bicaye imbere. bakoze accident, noneho bakubita igiti, umugabo ahita apfira aho ngaho. ndagira ngo nkubwire, igihembo cy'ibyaha ni urupfu. ni ukuri. reka tugaruke kuri Sabe. ahubwo birajya gusa, urabona ko no muri iyi kesi ya Sabe umugabo niwe wahuye n'ikibazo. yego. icyaha cy'ibyaha ni urupfu buri gihe. noneho rero Sabe Imana iramukunda cyane. ni ukuri biriya bintu byamubayeho ntabwo nari mpari, sinabibonaga, ariko ngenda avuga ibyo nabonye ku ma YouTube. yego. biriya bintu ariko se cyo ndibaza, wavuye iwawe niba koko byarabaye, uzi ko ugiye muri biriya bikorwa, ugiye uciye mu muryango, urumva cya cyaha usohotse ugiye kurira inkuta. akabi gaseka nta kesi. biranashekeje. wowe wagiye uciye mu muryango, ariko Satani ni umugome. dayimoni ni umugome. no kugira ngo mbabwire ko burya gusenga ni intwari ikomeye cyane. iyo abanza gusenga aho yagiye ntabwo yarahagiye. Sabe ngo ni umuntu usenga cyane w'umukarismatike. icyo gihe agomba kuba yibagiwe gusenga. wowe ariko yita ngwino niwe ngo ni pasiteri. wenda pasiteri we yari yamusengeye, yamwita ngo ni pasiteri. ni pasiterine, je veux dire. ni pasiteri, nubwo pasiteri niwe yari yamusengeye. wowe ugiye ahantu
ugiye mu muryango wemye wishimye umeze neza, ariko uvuye hahandi wagiye ugiye kuribuka ku buryo dayimoni afite ahantu afatira umuntu. Noneho rero ukuntu ubwira ko Imana imukunda, hari yagombye kuba yarapfuye. Yego ahubwo ari kubanza umutwe. nibyo abantu benshi bari kuvuga. Urebye ahantu bagaragaza mu mashusho niba koko ariko yanagenze n'ahantu hasi ukuntu hari amabuye n'amabeto, bigaragaza ko ari Imana yamukijije. Imana hariya ni agashyi gatoya, Imana yamukubise imukebura, ariko natemera kugendera mu murongo nyawe Imana izamukubita urushinyarwa. Wenda tube tugiye hanze gato turebye muri rusange, kuko uri umubyeyi w'abantu benshi, abagukurikiye bose wabaha n'inama. Mwebwe muri diaspora biba bimeze gute se uyu muco weze mu bantu bo muri Afurika no mu bazungu no mu banyamahanga? Niko bimeze, abantu bacana inyuma nk'uko bikabije? hano turakora cyane. Hano turakora cyane, singiye kukubeshya. Icyo gihe cyo gucana inyuma ahangaha abantu baho ni abazungu cyane, n'abirabura n'abazungu mu mutwe. Kuko niba ubana n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe ukumva ugeze aho utakimwifuza, uramureka. kuko hano mpamaze imyaka myinshi, mpamaze imyaka 26, ntabwo ari imyaka mike. Yego. Hari abazungu b'inshuti zanjye, hari abirabura b'inshuti zanjye, ariko iyo umugabo abanye n'umugore ukabona utakimwiyumvamo, muhitamo gutandukana. Kandi nanone urabona ko muri Afurika umugabo akunda umugore, yego, akamugurira imodoka, akamuha inzu, ibintu nk'ibyo. Ahangaha ntabwo bishoboka. Hano ntabwo bishoboka kubera ko amafaranga uhembwa abajyanye n'ibikenewe iwawe. Yego. Bya bindi byo kuvuga ngo ndagenda afata umugore, ariko ibyo biba muri Etazini ho njya numva ko bijya biba. Urabona nk'uriya mugabo wapfanye na Theogene, na Pastor Theogene, Imana imuha amahoro n'umugisha. Yego. Wumvise ko yari yasize umugore atamubwiye aho agiye. Afite undi. Bivuga ko muri Etazini bo bagira amafaranga menshi kurusha abantu b'inahangaha. Yego. Kuko twebwe inahangaha amafaranga duhembwa navuga ko ababaze ajyanye n'ibyo ukeneye mu rugo. N'ibyo ukeneye mu rugo, kandi umuntu aba akeneye kuzamuka. Yego. Ku buryo rero wa mugabo atabona amafaranga yo guhonga umugore ngo abone n'amafaranga amutunga iwe mu rugo. Ariyo mpamvu ikiganiro kijyanye n'amafaranga tuzakigarukaho, kuko abantu b'i Kigali njya numva ngo aba diaspora bari gusenya ingo z'i Kigali bitwaje amafaranga bafite. Urumva bishobora ko hari abantu bagira amafaranga muri diaspora bagasagura. Icyo tuzakora ikindi kiganiro. Tuzabikoraho ikindi kiganiro, kuko hari ibintu nanjye najya numva amafaranga aba diaspora bahora bavuga, ntumva bavuga online ngo abantu mu diaspora, ngo mu diaspora, numva bameze nkaho amafaranga bayasoroma ku biti. Nanjye ndashaka tuzabiganira tujye muri realite, ni gute abo bantu baba mu yihe diaspora, ese batandukanye n'abatayagira gute? Tuzabigarukaho. Aho noneho ubu ngubu tugarutse kuri iyi nkuru uri kuvuga ya Sabe na Ngwino Ndebe already ari muri process yo gutandukana n'umugabo we, nk'uko tubikesha ibitangazamakuru ndetse n'ama YouTube agiye atandukanye. Ariko Sabe ari kumwe n'umugore we. Wenda abantu bashobora kubyuriraho bakavuga ko batabanye neza, gusa ni yihe nama urabona nyuma y'isaga umugore wa Sabe na Sabe ni ubona bizakomeza ko babana neza nk'uko byari bisanzwe, cyangwa twitege ko hagiye kuba ibibazo ku buryo byagira n'ahantu bashobora kuba batandukana? Ese habayemo ibibazo ni iyihe nama wabagira inama yuko bakomeza kubana cyangwa uko batandukana? kuko bavuze ko mwebwe muri diaspora aho ngaho iyo umuntu atagikunze undi baratandukana, kandi wenda sinzi niba no guca umuntu inyuma ari ikimenyetso cy'uko uba umwanga. ndagira ngo muri make urebe ukuntu wabitubwira.
njyewe navuga ko gucana inyuma ko bashakanye nabyita umurengwe. ntabwo navuga ko umugore kuko urugero Saba yaza kuba atagikunze umugore we ntabwo yagiye gusimbuka inkuta, aba yanyuze mu muryango. kandi nanone ikindi kibazo cyahabaye kuri Saba ni umuntu bisa naho atazwi kuko aterekana ku makamera, yego, agashaka kugira ngo isura ye izajye ihora ihishe. yego. Icyambabaje cyane cyashenguye umutima, kwanga ko abantu bakubona mu isura nziza wambaye costume, wambaye karavati n'ishati nziza, ukagaragara urimo kugaragurika hasi ubabaye mu gihe kitari cyiza. biriya nibyo bintu bibabaje cyane. biriya nibyo bibabaje cyane. noneho reba, nari nkwiye kubona Sabe muri costume, nashaka kubona Sabe donc yambaye neza aberewe, sinifuza kumubona muri iriya situation. yego. ariko kandi niyo biba muri iriya situation ariko akoze accident, iyi ni imodoka na moto, ibyo ntacyo byari bitwaye. yego. ariko kumva noneho kubona uriya mukobwa uriya ngwino urebe amupfukamye iruhande, ngwino urebe nawe asa n'uwambaye ubusa, ntabwo ari kuri iyo mubyeyi yambara. ni naho numvishe umwe mu babyeyi bahageze, niba nawe aramubaza niba uri umugore we akikiriza, ariko ngo yagarutse mu kindi kiganiro avuga ko n'ubundi yabonaga ko ashobora kuba atari umugore kuko ngo yari yambaye nabi, yari yambaye ubusa. noneho rero reka ngaruke kuri bombi, ngwino urebe na Saba. yego. ntabwo bigiraga baganira, burya no gucana inyuma y'abashakanye, nari inyuma y'abashakanye, mwagombye guhura mwembi mukaganira igihe muri kumwe, mukavuga muti mu gihe byaramuka bigenze gutya byagenda gute, mu gihe twaramuka dufashwe byagenda biti. nkubwire iyo Saba ngwino urebe nta bwenge yigeze agira muri iriya situation, kuko yagomba gukora ibishoboka byose agahisha Saba, ariko si yari kumuhisha ate kandi nawe atari yambaye, kuko ikintu yari gukora yari guhita ashaka umuntu ufite igikwembe aho ngaho, cyangwa se ufite ikote agahita aryambika Saba ntagire umuntu umubona mu maso hose, agahita amwambika ikintu cy'igikoti akamuhisha, akavuga atoya arakonje nimureke mufubike. icyo nicyo cya mbere guhita akora kugira ngo ahishe ya sura ye. noneho kuba yari amupfukamye iruhande, nawe ubona atari comfortable, agakanzu yambaye karimo kuzamuka, yagiye ajyana n'igikwembe muri sakoshi basi, ari guhita mutwikira akabuti mu mureka arakonje, ni urugero. ariko aho ngaho ndimo guhishira ikibi mu mbabarire, ariko kuko ikibi cyari cyabaye bari no guhisha uwo cyabayeho. noneho rero kuba ubwo busa mumbabarire sinzi niba byarabaye ko sinari mpari, Saba azi ko ari umuntu, njyewe numvaga banamugira depite, njyewe nkumva banamugira minisitiri kubera ibikorwa byiza akorera abaturage. hari ikiganiro nigeze kumva ikinyamakuru kimwe kivuga ngo ariko abo bantu bavuga ni kuki batabarira abana ba Saba ngo cyangwa babarira abana ba ngwino urebe. nicyo kibazo nari gukurikizaho cyane cyane ku bijyanye n'uburyo byakorwa kugira ngo abana b'aba bantu bakumirwe kugirwaho ingaruka n'ibi bintu biri kuba. ariko rero ababyeyi babo ntabwo babakunda, ntabwo babakunze, kubera ko niba ugiye wiyemeje kugira ngo ujye hariya hanze wambara ubusa witume ku gasozi, wagombye kubanza gutekereza ku muryango wawe. yego. burya ntawe utakora amabi, ariko tuzwa n'imiryango. yego. ese Saba
yaricaye arabanza yibuka ko abana be aho agiye kujya ko abana be bishobora kuzabagiraho ingaruka. ashaka yariyubaka yibuka ko umugore we bizamugiraho ingaruka. Niba afite umuryango yibuka ko umuryango we bizabagiraho ingaruka. Ese uwo ngwino ndebe we, uwo ngwino ndebe ushaka ko simbizi, ntabwo numva ikintu namuvugaho gikomeye, ariko se we abo bana be yarabakunze? ni ikibazo abantu bakomeje kwibaza. Niba yaratandukanye n'umugabo we se azasenya nyinshi. Ariko hari n'abavuga ko hari wenda nk'uruhare rwa ngwino ndebe muri ibi biri kuba, kugira ngo arebe ko mu gihe we yaba yaratandukanye n'umugabo akeka ko bifite nk'uruhare na Sabe, wenda inama mbi za Sabe kugira ngo bibe ashaka kugira ngo atandukanye Sabe, noneho Sabe aba ari umuntu uri libre ku buryo wenda yanamwigarurira. ubwo ni Dalila na Samson. Ni ibintu biri kuvugwa, abantu bari kubivuga, wenda bamwe bakavuga ko bari gushaka kubikurira kuri ngwino ndebe gusa kubera ko bakunda Sabe, ariko wenda tutavuze ko Sabe nawe ari shyashya muri ibyo ngibyo, ariko niba harabayemo n'akagambane nanone nabyo ni ibintu biri kuvugwa. Ariko rero ngwino ndebe ntabwo yigeze ababarira impanga ye. Urabona ko ngwino ureba asa n'impanga ye 100%. Hari aho iriya mpanga ye izajya bavuga dore wa mugore washenye urugo rw'abandi, bagire ngo niwe, bagire ngo niwe kandi atari we. Kuko yababaje abana be, ababaza impanga ye, ababaza n'imiryango. Noneho rero reka ngaruke kuri Sabe. yego njye nibaza, ariko natwe ababyeyi dusigaye dutegekwa n'abana. Kubera ko sinibaza niba ababyeyi bubu bakibasha guhana abana babo. ni aricyo kibazo naringiye kugira ngo tuze no kugisorezaho kureba kuko Sabe na ngwino ndebe nubwo nabo ari ababyeyi kuri level runaka, ariko ese ibintu byaba bifite aho bihuriye n'ababyeyi noneho baba ngaba tuvuge ba nyirakuru w'abana, tuvuge ababyeyi ba Sabe cyangwa umuryango akomokamo n'ababyeyi ba ngwino ndebe, ese bimeze gute? Ese harimo uruhare rw'ababyeyi cyangwa harimo kurangara kw'ababyeyi babo? Baca umugani burya ngo umubyeyi acumura apfukamye. ibyo abana bacu bakora nta ruhare tuba tubifitemo, ariko tubigiramo uruhare mu bundi buryo. Urabona Sabe deja public yarafite yamukundaga, abantu bamukundaga bose, hari kizagabanyuka kugira ngo wongere agarure icyizere n'urukundo mu bantu bizamufata igihe. Yego ngwino rero wese muvuga kuko yibereye muri business zo kwishakira umugabo. Impamvu navuze ngo azasenyera benshi, ashobora kugaruka bashobora kongera bagasubirana da. Ibyo bashobora kongera bagasubirana, kukavuga umugore wa Sabe yavuga ati ngiye umugabo wanjye sinkimushaka, ngwino uragahita amufata. Nicyo kintu abantu bari gutekereza cyane. Ariko nagira inama umugore wa Sabe ntazahore icyo kintu umugabo we, ko Imana deja yamukubise agashyi gatoya, azamubabarire. Azamubabarire. No kuba ko muri rusange ku bijyanye n'umugore wa Sabe ugira inama yuko yababarira umugabo we Sabe. Azamubabarire kuko rega uriya niwe wafashwe, ntiyamufashe, ntabwo yafashwe ari mu buriri. Sinavuga ngo yaragendaga, nabwo ngo yaragendaga arimo gukora siporo wa mugani. Kubera ko naho yagenda akora siporo, impact ndi mu kiganga, impact yabaye ku buzima bwe ntabwo ingana nuko yari kuba agenda n'amaguru. Yego kuko Sabe yaza kuba ari nk'umuntu muremure cyane, wenda umuntu yavuga ngo yatsitaye aragwa. Kandi burya ububabare bw'umuntu muremure si kimwe n'ububabare bw'umuntu mugufi. Nk'uko Dr. ejo bivuze mu kiganiro mwagiranye, yego ububabare bw'umuntu munini si kimwe n'ubw'umuntu muto.
ubyibushye cyane icyo nshaka kuvuga si kimwe n'ubw'umuntu unanutse. yego ariko hariya hazamo efe ya masse n'uburemere na poids ku buryo impact uburemere n'uburebure yego baravuga ngo yari yasinze. uwasinze iyo aguye ntabwo yiramira. yego ariya marinete yambaye yari kumeneka, yari kugira ibikomere ku maboko no mu maso hose. yego kuko iyo umuntu yikubise hasi abasinzi bose uzarebe abenshi babara ku mutwe ku nkokora ukora utuntu nk'utwo. usanga we yakomeretse ku kuguru bikaba bifitanye isano cyane no kuba yarahubutse akagwa uko atabiteganyaga ari gukontorora bimwe na bimwe. yes kuko umusinzi burya ntabwo yikontorora nta navunika burya. kuko burya umuntu ukunze kuvunika ni umuntu ufite conscience akagwa arimo kwiramira mabe akakomereka arimo kwiramira. yego urabona uko bigaragara rero bariko Imana izamukize mu izina rya Yesu. yego wagiye usubiza ibibazo byinshi cyane mu bibazo nanateganyije kubaza kandi ukabisubirizamo ndiko ari nkaho byose uri hafi kubirangiza, ariko muri rusange nk'abantu nk'umuryango mugari aba diaspora mwese bakunda Sabin mu mukurikira dore ko umuntu akunda no kumutumira, ni iyihe nama mwamugira? Ese umuryango we wagana abajyanama? Ese umugabo hazamwo ni ikihe kintu mwabagira kugira ngo bongere basubirane kandi ibi bintu bibe nkaho bitazasubira? Ni iyihe nama mwabagira atari ukuvuga ngo kugira Sabin wenyine ariko n'umugore we mu kanya wari uvuze ko agomba kuba bari Sabin ariko na Sabin noneho nawe wamugira iyihe nama kugira ngo ubuzima bukomeze ariko inama igamije ko bongera bagasubirana umuryango ugakomera? cyane cyane nabanza nkagira inama umuryango. yego twebwe ababyeyi niba Sabin afite ababyeyi be ababyeyi twe ntidugatinye kubwira abana bacu ibi bibariho kugira ngo bikosore. yego kubera ko kuri iki gihe abana basigaye barabaye ababyeyi bagahinduka abana. bitewe n'ibyo ababyeyi bakorera abana none bigatuma ababyeyi baceceka. mwebwe ababyeyi muzajye muhamagara abana banyu ibyo babahaga babihagarike ariko bitware neza bagire amaherezo meza. nanjye nk'umwana reka nanjye nsaba ababyeyi ko baba ababyeyi kubera ko kutagira responsabilité n'igitsure bituma noneho haba egalite kandi mu gihe umubyeyi ari gusaza egalite nyine mu bijyanye na responsabilité yihari mu gihe hari buze kubaho inegalite muri finance kuko abana bo baba bakora uri muri donc muri retraite icyo gihe agira superiorité y'amafaranga ugahinduka dependant wenda ukaba uri umubyeyi ku izina gusa ariko nta kindi kintu umaze. umubyeyi yitwa umubyeyi kuko ahetse abana yo mu mugongo. abana barubatse ni abagabo ariko tugomba gukomeza guheka abana bacu kuzageza ubwo tuzavira mu mubiri. yego ngiye kuko niyo twe turi abambasaderi b'Imana. yego niba wumva ko utagomba guhana umwana wawe yubatse atubatse akuze uko yangana kose urimo kureka inshingano zawe kandi Imana izabikubaza nk'umubyeyi. yego alors Sabin ababyeyi be mu gihe ibintu byari byatangiye gusakuza ko n'ibintu bimaze igihe bagombye ko baramugiriye inama mwana wacu uri umuntu uzwi na public uri umuntu uzwi n'abantu itonde abantu batazakubona nabi. urumva cya kibazo nigeze kubaza ukagikwepa ni ibi ngibi nari ndi kubaza niba hari ibimenyetso byari byaratangiye kugaragara ko bino bishobora kuzaba kuko ibishobora kuzaba si uko baba baryamanye ko wenda baranaryamanye inshuro tugende ku byavugwaga ariko ibi bintu byo kuba umuntu yaseba agasebya umuryango ndetse agasebya na kariyeri ye ni ibintu abantu benshi bumvaga bizaba wa mugani wawe ababyeyi bakagombye kuba barabibonye. Ibaze kuba warabibonye n'umuntu bakurikirana ariko noneho ni ukwibaza se ababyeyi bo babonaga iki? Urakoze cyane. No ku ruhande rwa ngwino ndebe iriya mpanga ye ate tubarahonaga kenshi yesha ko arizi ko hagati ye na Sabin harimo akantu wenda sinakwivanga mu cyatumye agira
ariko umugabo we kuko buri by'abagabo n'abagore ntawabyivangamo ariko akamubwira ati nyabuna hagarira aho ngaho, akamugira inama ati niba ushaka ariko ihangane, shaka wenda undi mugabo ushyire hanze, ariko umugabo w'abandi yego kuko yarahombye, ntabwo wenda yungutse, simbizi njye niko mbitekereza imbere y'abantu n'ababyeyi be. Rero yaba impanga ye yarakosheje, ntabwo yamugiriye inama, nayo ndayikondana. Noneho n'ababyeyi be, burya naho umuntu atagira ababyeyi aba afite umuntu yita umubyeyi we, kuko abagira gute agenda akajya kumugisha inama n'uwo ngo mukuru we aho Sabe yaguye. Bose bagombye kuba baramugiriye inama bati niba ufite icyo kintu cyo gushaka abagabo, genda ujye mu muhanda ujye gushaka hirya, ariko ureke umugabo w'abandi. Yego nibyo rwose, nicyo kintu cyane ku mpande zombi. Habuze inama ku mukobwa, habura inama ku muhungu, ku buryo twebwe ababyeyi bigaragara ko turimo guta inshingano zacu. Yego cyane. Murakoze cyane rero ku kiganiro cyiza mwatugejejeho. Tubonera akanya ko kubwira abantu bose ko duteganya n'ikindi kiganiro tuzagirana namwe mu minsi iri imbere, kuko hari inama nyinshi, si kuri gusa wa mugani w'abarundi bakwise the wise, nuko uri umujyanama. Hari abantu benshi bagira inama mu gikari, kandi uyu munsi ukaba wifuje kuza kuyigira abantu hano kuri Click Media. Si ubwa mbere iyi channel yatangiye kuva ku subscriber wa mbere turi kumwe, nubwo abantu bashobora kuba barabyibagiwe, ariko muri corona twagiye tubana na nyuma mbere ya corona. Muri corona birahagararaho gakeya, ariko turagushimiye cyane. Tubwire n'abantu ko uri umujyanama, abakeneye inama zawe wenda bashobora kuzashaka The Click, tukareba niba bishoboka ukaba wabagira inama. Ubu ngubu tukaba tugushimiye kuri iki kiganiro, kandi twifuza ko uzagaruka. Sinzi niba hari ikindi kintu waba wibagiwe ku buryo wakivuga mbere yuko dusoza. Ntacyo nibagiwe, ariko nasaba uwakumva ikiganiro uwo ari we wese ntidukomeze gutera amabuye Sada, tubirekere aho ngaho, kuko burya iyo umuntu agize ikintu kimubaho mu kintu runaka gituma nawe yihana. Sada tumureke yoroherwe, arababaye, tuba turekeye aho ngaho kugira ngo tumushyire mu majwi. Ega burya n'umutima nawe uramurya, ntabwo yishimye. Yego ni ukuri, ntabwo yishimye, afite fizikomo ntameze neza, moralmo ntabwo ameze neza, bitazamuviramo ikibazo cyo kurwara n'umutima, kandi tumubuze sosiyete yabihombye, natwe twaba duhombye. Urakoze cyane, mbashimire mwese abari badukurikiye bwa mbere mwakora subscribe, abandi mugasharinga inkuru zacu. Tubonera n'akanya ko gushimira abajya batubwira mu gikari ko bari badukumbuye, murabiza ahantu hose muri. Ubwo ndashimira The Wise, urakoze cyane kuri iki kiganiro, kandi ndizera ko tuzongera tugasubira vuba aha mu biganiro bigiye bitandukanye. Imana iguhe umugisha The Click, mwakoze.